Muraho neza nizere ko mumeze neza nanjye meze neza njye ubasuhuza ndi Rebecca inkuru z'abato hano ku irerero i Bugesera i Nyamata. Twagize umugisha wo kwakira umwe mu babyeyi bafite courage bakunda umurimo kandi afite abana arakora cyane kugira ngo iyi gahunda yo kurwanya imirire mibi no gukumira igwingira mu bana bato nawe agira uruhare mu kurwanya icyo kibazo leta yashyizemo imbaraga. Tugiye kuganira nawe aratangira twibwira hanyuma turakomeza. Mwitwa bande? Twatwizere Thierry. Mukaba mutuye hehe? Tuye hano mu Bugesera. Niho mukomoka se? Niho twaje gukorera. Gushaka akazi, gushaka nyine gushaka ubuzima mirere. Hanyuma mufite abana bangahe? Umwana umwe afite imyaka ingahe? 7. Imyaka 7. None se ko mutaramukurikiza? Kubera ko umuntu aba agishakisha areba ukuntu uwa kabiri yamushakira ubuzima kugira yabaho neza nawe. None se tuyize mu Kinyarwanda bakunze kuvuga ngo udakora ntakarye. Wowe ubivugaho iki? ubyumva uti? Ukuvuga ngo udakora ntakarye ni ba bantu badakora nk'uko ubona turi gukora hano, akirirwa yishariye ku muhanda nta bajya kwirukumva bamujyanye ku ruhuha cyangwa hehe. Nuko bisobanura ubundi udakora ntakarye ni umuntu ugira ubunebwe. Nyine umuntu uba utagize icyo akora ntabwo aba akwiriye no kurya. None se ubundi warya ibivuye mu maboko y'abandi? Wowe ufite amaboko ntukora kandi urashaka kurya. Ubu genda shaka, kuko nabonye wazindutse waje guhiga niko muvuga, waje gushakisha. Ni iyihe nama wagira abapapa bakiri bato nkawe bata ingo zabo nk'ubu ngubu akaba yibereye mu ruzerero, ntazi uko abana be babayeho, ntazi niba bariye, ntazi niba banyoye, ntazi niba bafite mituweli? Abo bapapa batabyitayeho wabagira nama ki? Inama nabagira abo bapapa bata ingo zabo ni uko bava muri ubwo bujiji bakareba uko abana babo bandagaragira hirya babataye, bakabakurikira bakabarera neza. Ni uguhaguruka bakajya nabo gushaka akazi bagakorera ingo zabo. Erega niko kuba umugabo, kuko umugabo ni umuhigi, umugabo ahigira urugo rwe, umugabo arwana ku bana be. Hanyuma se ikibazo cya mituweli dukunze kumva abantu bamwe bavuga bati mituweli yariyongereye, kera yari amafaranga make none yabaye menshi, noneho na za minerivare ziyongereye. Ubu ngubu iki kibazo cy'amafaranga cy'ibintu bigenda byiyongera ku isoko no mu buzima busanzwe, iki kibazo wowe witeguye guhangana nacyo ute? Ikibazo ngomba guhangana nacyo mpereye kuri mituweli. Mituweli niyo ya mbere. Mituweli udafite mituweli ntawajya kwa muganga, ntabwo wajya kwivuza nta mituweli ufite. Niyo wajyayo baguca amafaranga menshi kandi baragomba gutanga 5,000 cyane. Niba umugabo n'umugore n'umwana mugatanga 15,000, ubwo ujye kwa muganga nta mituweli ufite bazaguca nk'ibihumbi 100. naho nabashikariza gukora bagatanga mituweli. Ubu witeguye gukora rwose kugira ngo iki kibazo cya mituweli uhangane nacyo cyane, kandi ushishikariza na bagenzi bawe guhaguruka bagashaka akazi. Ese hano muri Bugesera akazi karaboneka? Akazi karaboneka, ni ukubyuka kare kare. Nka kuruya ntabwo ubyuka ngo ujye mu ngo ubaze ngo hari akazi. Hari ahantu bita ku ndege niho uhagarara. Iyo uhagaze abafundi baraza bagatora abayede, ukajya uhereza umuyede uri umufundi. Hanyuma umwana wawe ariga se? Ntabwo ariga, ariko ari mu irerero nawe. Ari mu irerero. Ubu rero minerivare nayo ni ikindi kibazo. Ubu witeguye kumurihira ishuri? Cyane. Natangiye nkubwira ntise ko utaramukurikiza. Ni impamvu niko byikoze cyangwa ni wowe na madamu mwabigiyeho inama? Ni njye na madamu twabigiyeho inama kubera ko nabonye ubushobozi ari buke.
gakeya hatereka abantu ushaka ubuzima bw'umwana wa kabiri ntabwo wapfa guhubuka utaramanza guhiga ngo urebe wenda n'imyenda ye cyangwa n'amasume n'iki ugomba kubanza ugahiga ugashakisha kugira ngo ujyane n'umwana wa kabiri.